Muraho neza sister wanjye, nitwa Rukundo. Muraho neza, nanjye nitwa Solange. Nturutse mu bihugu by'amahanga, ese wandangira ahantu umuntu yaruhukira hameze neza? Ntivunika wahageze. Hano muri Sibling Hotel tubafitiye amacumbi ameze neza cyane. Uharuhukiye wese ahava ashize amavunane. Muri Sibling Hotel kandi tubafitiye amafunguro ateguye neza, gym tonic, sauna massage, piscine n'ibindi byinshi mutasanga ahandi. Waba ukeneye ahantu wakorera ubukwe bwawe ndetse n'ababutashye bose bagataha bizihiwe, nta handi ni muri Sibling Hotel. Sibling Hotel iherereye mu karere ka Bugesera ugana Ruhuha mu murenge wa Nyarugenge Kamabare. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0729888418. Muri Sibling Hotel kandi umukiriya n'umwami, ni karibu. Sheri, thank you so much. Nari ngukumbuye byataye ntabwo wabasha kubyumva. Nanjye nari ngukumbuye. Sure. Shabe binkumbuye cyangwa wari nkumbuye nuko nari ngukumbuye. Uzi ko nanaguhamagaraga byibura ngo profite ndebe ko waza kundeba ariko kanga. Nanjye nihagararagaho kubera ko nari narakaye ariko urabizi nari ngukumbuye. Sure. Yeah, baby. Okay, nakubeshye. Naryamaga muri ubu buriri buri munsi n'ijoro. Ariko inzozi zitari nziza. Ariko ku ruhande rumwe zikaba ari nziza, ariko ku rundi ruhande nkasanga ntabwo ari nziza. Akenshi wasangaga nafashe nk'umusego nzikariho. Oya. Nagupfumbaza. Ntabwo ibyo bintu wabinkora. Nkashiduka nkasanga n'ubundi still ryamye mu buriri ni jyenyine. Sorry basi, ntabwo bisongera. Kandi by the way, warakoze kongera kumpa amahirwe. Ntabwo nzongera kwitesha iki cyizere wampaye. Nabikoreraga. Sure. Now, hagati aho baby, burerega kuba ntagupostinga, ntagushyira kuri IG, Facebook, TikTok. Nkunda vie prive cyane, sinzi impamvu. Kandi no kuva na kera byankuriyemo. Buriya ni uko uteretse abakobwa benshi. Oh yeah, baby, biratandukanye. Teta, regime ndeba n'inzara na peti nsigaye mfite ndumva bidahura. Ufite ikibazo cy'ise kandi ibiryo byarabuze iwanyu se? Ubwo ndabirira kubimara, ibiryo byo urabizi ko bitabura. N'akazi kugakora ndumva ari danje. None wakwiririye se ushaka kugira ngo ugende bite? Nshaka nyine kujya kuri tayi nkamwe mwese. Nawe ndakwiye. Berwa. Aha. Urumva ushaka kujya kuri tayi? Nshaka kujya kuri tayi. Byibagirwe rero kuko niba ushaka kujya kuri tayi ufite kurya nk'uko se uriya ntibazakubeshya. Kujya kuri tayi bijyana na regime, n'akazi kananiye ndikumva nshaka kurya. Imbaraga ni nke pe. Rero buriya barakubeshya. Kujya kuri regime kugira ngo ugabanuke utibira bijyana na regime. Ntera ubwoba se byananiye rero. Irire rero nyine ukomeza wibera ikibacu ahubwo ushaka amabubu. Amabubu ni ay'abamama, twese ndabona. None ejo bundi ya pantaro waguze ntiwaje uvuga ngo yakwanze nta n'icyumweru yimaranye? Yaranyanze gusa amahirwe nuko ntanazikunda buriya, nayiguze ku bw'agashongo. Okay, agashongo kagukozeho rero ugomba kwiyambarira ibintu binini bisandara, cyangwa se nawe ube nk'abandi bose ujye mu Buhinde ujye kwibagisha.
urumva uri tayari ibyo byo ntabwo nabikora none uzi impamvu se imyemerere yanjye ntabwo nyine inyemerera kubikora ariko no mu myumvire yanjye numva ko ntabwo mbyemera. okay jya uzinduka mu gitondo wiruke n'ubundi ndaza nkarya byinshi ngaho mbisubizaho. emera rero wakire kwibera ikibajo kuko nta kundi byagenda kuba akamenyero nibyo ntubiteze niba ari uko bimeze komeza wibera ikibajo kandi mbona ntacyo bigutwaye reka uri umwana wo mu biryo nzakomeza nibera ikibajo mbese bari umugabo ntakunda umugabo ubyibushye nyine mbwira mbo biterwa n'uwawe icyo azakura hari abakunda abananutse hari abakunda ababyibushye nagukundira uko uri ntibyo ubwo azaba akunda ababyibushye ubwo nta nkunda nzamenya ko akunda ababyibushye. none se wari ufite ikibazo cy'uko uzabona umugabo oya mbona nyine reka akazi ndaretse ubanza ubimbwire neza. hanyuma se okay kuzi kongera birthday byibura urabona nani postinze ku munsi wanjye ntanga ari ibintu bimbamo mba numva kugira ngo nereke abantu ubuzima mbayemo ahubwo batungurwa no kubona ubuzima mbayemo mu gihe bagunsanzemo nkaho ntanga ari ukwirengagiza ngo mbigire ngo wenda ngo nukumva ko ntareta abandi bakobwa no biratandukanye uwo sinjye kanemera ko ariko bimeze ariko sizi ko nawe bibona sheri kenshi iyo turi kumwe hari amatelefone ubona mpamagara cyane y'abakobwa cyakoze cyo gituma wenda ntagukeka cyane nuko akenshi iyo turi kumwe mbona nta bantu baguhamagara ntamfashe telefone yawe nkabona nta bidasanzwe birimo niyo mpamvu wenda nshobora kubyemera rero kuri icyo ngicyo rwose subiza umutima mu gitereko ntabwo uzarimbanaho serivisi ikindi kandi burya sheri nta muntu wishimira ukuntu umuntu aba abanye n'undi ibintu by'amagambo abantu bagenda batuvugaho baduteranya ndifuza ko twabyirengagiza cyane ko tuzi urukundo rwacu naho twavanye ariko hariya rero nawe wari wakoze ikosa wagombaga kumpa umwanya tukaganira noneho ugahita wumva ibintu byaturutse n'ukuntu bimeze ngaho rero tugeze aho ku mwanya narawuguhaye twaraganiriye kandi barambabariye n'ubu twongeye gusubiza urukundo rwacu ku murongo si byo sheri kandi birashimishije mpuzanire ka kantu ukunda ahubwo twibatuye nyine nta kundi reka twiyakire kuko ariko wenda natwe tuzabyibuha aya reka nshime uko ndisha ahubwo reka njye kwirira. uragiye nta kibazo nzanira akaji nugaruka nanjye uzibaniye akaji ko kunywa ndumva nta gahunda mfite yo kuva muri ofisi nonaha ndaje tube dukora urugomo berwa ubanguke mwana dore nsize jyenyine. Allô? Allô? Yes, Vava. Oui, ndakumva neza. Shameze neza ndaho nyine ndi mu kazi. Bigenze bite ko mpamagaye mu masaha y'akazi se? Wibagiwe ko aya masaha tuba tukiri mu kazi. Kagira inkuru. Oya se. Ko Vava warasaze cyangwa? Ugeze ahantu se utangiye kujya utakagiza bosi mushya uramubonye urumva uvuye mu byawe ku buryo wumva uri kumutakagiza nk'utaka imodoka ducuruza. Ariko abakobwa b'ubu mwarasaze cyangwa?
nk'ibyo bintu uri kuvuga urumva wabitekerejeho neza? Yego. Uzi ko ukuntu uri kumuvuga ubaye ari kugenda wamamaza imodoka ducuruza twajya tubona abakiriya benshi. Mva shandi mu kazi buretse ibyo turabivugana ntashye ndaguhamagara. Sawa. Gabo rero nkuko nakubwiraga ofisi yawe ni iyi kugira ngo nahangaho uzajya ukorera akazi kawe. Ikindi hano iberwa hose arahazi, icyo uzaba ukenera ujye ukimubaza, kereka amabanga yanjye nawe, ariko ibindi byose ujye umubaza. Azajya kurangira aho biri cyangwa se umutume abikuzanire. Ndakeka kandi ko bizagenda neza. Nta kibazo. Sawa rero, urakoze cyane. akazi keza. Ngarambe. Komera Ngarambe. Meze neza. Amakuru ni meza. Komera cyane. Yego mukamahoro. Namahoro. Uyu ni wa mugabo nakubwiraga, Mr. Ngarambe. Yego. Uyu niwe umfasha kuzana za modoka. Ya. Kumugurira. Uyu rero ni wa mugabo nakubwiraga nawe. Ndi kwinjiza muri wa mushinga wanjye. Umwe mugiye gukorana. Karibu cyane muri business. Yego nyakubahwa Ngarambe. Niwe tugiye gukorana, niwe tugiye gufatanya ibikorwa kugira ngo tubashe kwagura amaboko. Niyo mpamvu wabonye ko nakubwiye ngo nkeneye kwerekeza mu Bushinwa kugira ngo unjyane ugezeyo, ariko nabonye umuterankunga kabisa. Nabonye igitekerezo cyiza. Muri iki gihe abantu benshi ntibumva ukuntu gukorana, guhuza imbaraga bishobora kukuzamura bikakugeza ahandi hantu. Ni byiza cyane ko niba ukeneye iterambere ukaba ufite amaboko ushobora kongera kuyo wari ufite bishobora kukuzamura birenzeho. Nibyo. Na leta irabidushishikariza cyane. Ngo dukorere mu makoperative ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero kangenda. Ntango bishoboka. Uratangiye. Ntango bishoboka Cypress. Aka kanya. Bivuze ko ari bucyagera ariko. Oya, masanga yose. Shaka kangenda. Amasanga. Se abuze kuba amasaha ane. Basi magasanga. Isaha imwe yawe ndabizi ntago byashiduka n'ejo mpagejeje. Mbabara nta noneho no muri iyi minsi ngaba ari mu rugo. Ntabwo nshaka kumwereka imico mibi. Wenda ntabwo yambwira ngo ugiye he cyangwa bambwiye ngo uvuye he ndi umuntu mukuru, ariko nanone ntabwo yabura kudufuhira nka bashiki. Uriya mu mutima biba birimo tu. Nese jeri. Ngaba niwe utumye udashaka uri hano. Ntabwo ari ngombwa kumwereka ibintu byose. Reka ngende reka turi kumwe nzagaruka. Basi 30 minutes. Ariko iminota 30 yawe ndayizi. Mbabarira ahubwo nta. Ibi ni byo nashaka. Dore utangiye kwirata. Wowe ntango mbishaka shere.
ikintu ntashaka ntabwo nshaka uzajya ukora utaha. Oya Nshaka uzajya muri interina basi. ngiye kuva Excel njye muri interi. Ni ukuri birakwiye bebe. Ushaka binspabaje ndi ku munsi za mu kizo cyanjye nyine reba burije. Ariko reba ukuntu burakaye. Ako burakari ufite ikintu kizima bushingiyeho. Ikibazo rero ni wowe. Ngwino cyo kubabwira ababyeyi ubundi nze mbe hano Karamata uzandambirwe. Ibyo se ubundi byananiye. None se urabuzwa n'iki? Ahubwo reka ngiye ntanyuzwe. Kandi uranzi bihagije. Kunyurwa kwawe ndabizi ntabwo bijya pfa gukunda. Nzagaruka. Ese ubwo wakwihanganye wasubira. Akose koko ibi ni biki nkoze mana. Nari narafashe umwanzuro yuko nzaryamana na Chance twaramaze gukora ubukwe. None koko umubiri uranganje. Mana mbabere nanjye ntanga ari njye. Umubiri wananiye pe. Ako ntango nzongera. Mpaka ubukwe bugeze.